Yesu ashimwe. Bavandimwe inshuti, ndagusuhuje cyane. Umwaka mushya muhire wa 2025. Umwaka uzakubere mwiza, uzakubere uw'amata n'ubuki, uzakubera umwaka wo gusarura, uzakubera umwaka wo kurundanya intsinzi ku ntsinzi, uzakubera umwaka w'ibyishimo bihoraho ndetse n'umwaka w'indishyi ku byo wabuze, ku bitaragenze neza mwaka ushize. So rero ibi ndi kukwifuriza nabyo Imana ikwifuriza, nk'uko Imana yabivuze yuko ari umwaka wo kugirirwa neza ndetse n'imbabazi. Hari ukugirirwa neza ndetse n'imbabazi. Kugirirwa neza n'imbabazi rero bizakubaho uyu mwaka. Rero ikintu uyu munsi kingaruye kukubwira nanone ni ku buhanuzi bw'uyu mwaka. Umushumba wacu amahoro n'imigisha yeweho, Prophet Sultan yatanze ijambo ry'umwaka Imana yamuhaye kuduhereza twese Abanyarwanda n'abandi bose inshuti z'u Rwanda cyangwa se ni ku isi yose muri rusange. So rero uyu munsi ngiye kukugezaho iyo message ivuga ibigendanye n'uyu mwaka. Message ishize Imana yari yaduhaye message ivuga ngo uzaba ari umwaka wo kwima no kuganza. Hari ibintu byinshi byari byahagurukiye guhiga ubuzima bwacu. Umwanzi yarahagurutse cyane muri umwaka ushize wa 2024, ndetse yahagurukiye abantu benshi, ko ni igihugu cyose muri rusange. Ntabwo ibintu byabaye byari ibintu byiza, byaba mu bakomeye byaba mu boroheje, ibintu ntabwo byari byiza cyane. So rero ariko Imana koko yagaragaje yuko ijambo ryayo ari ukuri, habayeho kwima, habaho kuganza, ntabwo byigeze biduhitana mu by'ukuri. Imana ishimwe rero, turayishima yuko yatumye tuwutambukamo, yaduhaye gutsinda, yaduhaye intsinzi. Uyu mwaka rero bisa naho ari umwaka Imana yatuzaniye, gusa naho ari indishyi z'ibyatubayeho umwaka ushize, indishyi z'ibyo twabuze, ni indishyi zo kugorwa no gukomererwa twahuye nazo mwaka ushize. Imana ishaka kuturiha, kuduha indishyi z'akababaro, nko ku Imana ishaka kuduha ko twihimura ku byabaye kuri uriya mwaka washize. Ese yawise rero umwaka wo kugirirwa neza ndetse n'imbabazi, ndetse n'umwaka wo gufashwa n'umwami w'ubuhe ari we mu mwuka wera. Ni umwaka wo gutabarirwamo, umwaka wo kugendererwamo, umwaka umwuka wera azabakora mu buryo budasanzwe. So rero tuzafashwa muri uyu mwaka, hazabaho gushyigikirwa, hazabaho kugirirwa neza, kugirirwa imbabazi, hazabaho guhabwa amahoro menshi, hazabaho guhabwa intsinzi nyinshi, hazabaho kurya tugahaga, hazabaho kunezerwa, hazabaho ko ibyo tuzakora byose bizatubera byiza, kubera kugirirwa neza, kubera ineza y'Imana kandi n'imbabazi zayo. Ubuntu bwayo buzaba bwinshi cyane kuri twebwe. Ibyo tuzagerageza gukora byose bizatubera byiza, kubera ko Imana izaba idushyigikiye, izaba iri mu ruhande rwacu cyane cyane, kandi yita ku byacu byose. We rero wageze muri uyu mwaka wa 2025, congratulations rwose, wishime ko Imana ihari kandi ko Imana izatabara, izana gutabara muri byose. Ntabwo uzakorwa n'isoni muri uyu mwaka, hazabaho uburinzi n'ubutabazi,
hazabaho kugirirwa neza mu buryo budasanzwe. So rero hari zaburi yaduhaye tugomba kugenderaho k'uyu mwaka, ko Imana iri kubivuga. Zaburi ya 23 abantu benshi barayizi, ndetse abantu baranayiririmbye mu buryo bwinshi butandukanye. Apollinaire yarayiririmbye n'abandi bahanzi. Iravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Unsize amavuta mu mutwe, igikombe kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Imana ihabwe icyubahiro. Imana rero yaradutabaye, kandi Imana yabonye yuko umwaka ushize umwaka twahuyemo n'ibintu bibi bikomeye cyane, irangije rero itugira ibambe, iduhereza nk'indishyi, iduha uyu mwaka nk'ishumbushanyo. Iragushumbushyije rero, Imana iguhaye umwaka w'inshumbushanyo. Ni igihe cy'impuhwe z'Uwiteka. Impuhwe zizaranga uyu mwaka, kugirirwa neza bizaranga uyu mwaka, gutsinda cyane bizarangwa uyu mwaka. Uyu mwaka uzazana intsinzi nyinshi. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose cyari kigoranye, kubera imbaraga z'Uwiteka zizakora cyane.